agahora gushaka agahora yumva ari wowe cyangwa se agahora yumva koko anabyiyumvamo agahora byiyumvamo ko umushaka icyo gihe ahora byiyumvamo ko umushaka cyangwa se kumwishimira ni ibintu bimufasha cyane. Ibi bihise binjyana kuri bya bintu nakubwiraga bipfubya umugore cyangwa se bipfubya bwa bushake bwe bihita buhagarika bikabukupa, nkuko ushobora kuba utangiye kurya ibiryo biryoshye ufite inzara wishimye ariko umuntu akaba yakora ikintu runaka kikagukupa apeti ugahita uvuga uti ibyo biryo ni mu bijyane ntabwo nkibishaka. Hari igihe rero ikintu kigukupa apeti ariko kikagukupa apeti ku bwoko bw'ibiryo runaka noneho byose ukavuga uti mbivuyeho burundu. Hari ibintu rero bishobora gupfubya umugore bigatuma ubwo bushake yaragufitiye wowe bushira cyangwa se ubwo yarafitiye igikorwa muri aka kanya bushira ukagira amahirwe ntihashire ubwo wagufitiye mu bindi bihe bukazagaruka. Gusuhuze cyane nkwifurize gukomeza kugira ibihe byiza, nguhe ikaze muri video yo muri aka kanya, ngushimire cyane wowe mudatenguha kuri Sek Channel. Nge Shangazi Emma Claudine. Uyu munsi tukaba tugiye kugaruka ku ngingo ikomeye, ingingo yo gutegura umugore cyangwa se gukora ku buryo agira ubushake bwa cya gikorwa cy'abashakanye. Abantu bamwe bajya bibaza ngo ese ibyo ni ibintu bimara igihe kingana iki, namenya ndi bukoresha igihe kingana iki, ariko noneho mbere yo kugaruka kuri iki gihe bishobora kuba bimara, ndashaka kubanza noneho cyangwa se ndashaka kumpera kuza kukubwira n'ibindi bintu bishobora gupfubya ubu bushake bukaba bwagenda kandi bwari bwatangiye kuza, ndetse rimwe na rimwe bukaba bwanayoyoka burundu. Rimwe na rimwe rero hari igihe bugira gutya bukayoyoka burundu, ugasanga umugore aravuga ati ntabwo nkibugira, ntabwo nzi ukuntu byagenze, ariko numva ntakibugira kandi nta kibazo mfitanye n'umugabo wanjye. Ariko ugasanga ni ukubera ko atazi gusesengura cyane ngo abe yareba ngo ikibazo nyamukuru koko gihari ni ikihe. Ibyo nibyo ngiye kubafasha muri video y'uyu munsi. Reka rero duhere ku ngero 5 zo gutegura umugore. Izi ngero 5 zo gutegura umugore nshaka guheraho ziraza gusubiza cya kibazo ngo gutegura umugore bimara igihe kingana iki, umutegurira cya gikorwa cy'abashakanye bimara igihe kingana iki. Ese ni umunota umwe, ni iminota 5, ni iminota 10, namenya nkoresha igihe kingana iki kugira ngo mvuge ngo namuteguye ku rwego rusabwa noneho ibintu bize kugenda neza. Okay, ingero 5. Urugero rwa mbere nshaka kuguha, ushobora kuba wowe utekereza ko gutegura umugore ari bitangira mwamaze kugera hahandi mu cyumba mwenda gukora cya gikorwa, ariko ntabwo ariko bimeze. Urugero rwa mbere ni ukwirirwana nawe ukora imirimo. Reka tuvuge ko uyu munsi uzi yuko nimugoroba muza gutera akabariro kandi ibintu bikaza kugenda neza bikaryoha cyane, kaza kuba yiteguye afite ubushake bwose buhagije, imyanya ye atari yo yonyine yiteguye ahubwo n'umubiri wose witeguye. Hanyuma ukavuga uti uyu mugore wanjye ntabwo nsanzwe mufasha akazi ariko uyu munsi ngiye kumufasha akazi, ibintu ari bwirirwamo uyu munsi mu rugo ndaza kubimufasha. Mugatangira mugakora jardin cyangwa se mugateka cyangwa se mugakora amasuku, mugakora ibintu bitandukanye muri kumwe. Ubwo ni kutangira kumuganiriza, muraseka murishimye, mbese mubaye nk'abasubira muri cya gihe cya kera mugiteretana. Uko ni ukumutegura biryoshye cyane. Ibyo byo kumutegura urumva icyo gihe bigiye kumara umunsi wose, ariko nabyo bibarirwa muri cya gikorwa. Ntabwo rero gutegura ari ibintu bikorwa ku kanya gusa buri gihe, nubwo nabyo bibarirwamo. Urwo rwa urugero rwa mbere. Reka nk'urundi rugero rwa kabiri. Ushobora kuba utirirwanye nawe, we ntabwo wirirwanye nawe, ariko ahantu uri wamaze kubyishyiramo ko uyu munsi biza kugenda neza cyane, ukavuga uti ngomba uyu munsi nze kubikora neza cyane. Hanyuma kumutegura, ugatangira kumutegura muri mind, kandi iyo umutegura mu mutwe mu mitekerereze ni nako umutegurana ya myanya myibarukiro ye nayo ihita yitegura biryoshye. Kuko gutegura umugore biryoshye ni ugutangira gutegura mind cyangwa se imitekerereze ye, noneho gutegura imyanya myibarukiro ye bikaziraho nyuma. Buryo uteguye imyanya myibarukiro mbere ya mind nabyo birakunda, ariko ni ibintu bitagira igikorwa cyo kwishima cyangwa se uburyohe bukaze cyane bwo ku rwego rwo hejuru. Ntabwo ari kimwe niyo mu mutwe yiteguye. Niba rero wowe mutirirwanye, nari kuguha urugero rwa kabiri, ukatangira kumwandikira utumesaje twiza cyane. Dushobora kuba ari utumutaka we, tumwibutse ibyo mukundira, tumwibutse ibyo aheruka gukora washimye, cyangwa se udufite ibyo tuvuga nyine ku kuntu ukunda ibintu nk'ibyo, cyangwa se utuganisha ku gikorwa nyirizina. Ukaba ushaka kutuganisha ku gikorwa nyirizina, wenda umubwira uti uyu munsi ndumva ngushaka, ndabishaka cyane, ndumva ni nta hari ibyo turi bukore mbere, cyangwa se ugatangira kuvuga umwibutse ukuntu bijya bigenda, cyangwa se ugatangira kumubwira uti ndatekereza ko uyu munsi
dushobora kugerageza iki ngiki cyangwa se ukagira icyo ukomozaho igihe mwigeze kubikora runaka utajya wibagirwa kuko byababereye ibintu bisanzwe, ibintu nk'ibyo ngibyo. Uko ni ukumutegura, umwandikira utumesaje dushobora kuba tuganisha ku gikorwa cyangwa tutaganisha ku gikorwa, ariko tugamije gutuma yongera aseka yishimye avuga ati umugabo wanjye arankunda cyane, arantekereza cyane, kuko ibyo nibyo bituma ubushake buhita buza vuba vuba. Icya gatatu, urugero rwa gatatu rukwereka yuko ushobora gutangira gutegura umugore wawe umutegurira igikorwa kizaba mu minsi 3, kizaba mu cyumweru kimwe cyangwa kizaba mu minsi 10. Bishobora kuba ari uko mutabana ukaba ahantu ariko uzi yuko hari weekend wenda gutahamo, kubera ko weekend wenda gutaha urashaka ko muzakora ibintu bidasanzwe, ugatangira kumutegura icyumweru mbere yaho. Mushobora kuba munabana ariko ugavuga uti ngiye gutangira kumutegura iminsi 3 mbere yaho, ukaba wamubwira uti ku itariki iyi n'iyi uyu munsi, niba uyu munsi turi kwa kabiri ukamubwira uti kwa gatandatu cyangwa se kwa gatanu ndashaka ko tuzabigenza gutya, ugatangira kumuteguza nk'ikintu cyaba gisa naho ari gishyashya muzagerageza, cyangwa se ahandi hantu muzajya, cyangwa se akandi kantu nyine, ariko ugatangira kukamuteguza mbere y'igihe ariko kaganisha kuri cya gikorwa cy'abashakanye. Icyo gihe nabwo ni ukumutegura kandi ubutangiye kumutegura iminsi myinshi imbere yaho. Icyo gihe rero iyo ubigenjeje gutya ntabwo bivuga uyu munsi turi kwa kabiri ngo bizaba kwa gatandatu guhita uvuga ngo ndarekeye aho ngaho. Icyo gihe babisaba nyine kuzajya ubimwibutsa kumva yuko wabishyize ku mutima, nawe akajya amwenyura akongera agaseka akabitekereza kugeza igihe cya gihe kizagerera, hanyuma nyine ibintu bikagenda neza. Noneho ikindi kintu kijyanye no gutegura umugore gishobora kumara iminsi myinshi cyangwa iminsi mikeya, cyangwa se gishobora no guhoraho kigatuma ahora asa n'ukwishimiye agushaka, no kumwibutsa ibihe byiza byagiye bigushimisha muri kumwe, no kumwereka ko nta wundi wabasha gutuma yiyumva gutyo muri ibyo bihe watumye yiyumvamo. Donc kumwibutsa ibintu byiza yagukoreye, kumwibutsa ka kantu yakoze muri cya gikorwa, ugahita wumva ubwonko bwawe buragiye bwose, cyangwa se n'ibindi n'ibindi. Icyo nacyo ni ikintu cyiza cyane gishobora no guhoraho kugira ngo uyu umugore wawe ahora akugirira ubushake, ye kuzagera aho ngaho ngo yumve bwaragiye atazi uko bigenza, atazi aho biturutse. Hanyuma urugero rwa gatanu nari nakubwiye ngo ndaguhingire 5 gusa, ariko ubundi ni uburyo bwinshi cyane butabarika ushobora gukoresha, ariko izi ngero nizikwereka nyine ubwo buryo. Ni ukumukorakora mbere y'igikorwa cyangwa se kumusoma n'ibindi bijyana nabyo. Ibyo ngibyo rero ni bya bindi noneho byako kanya bya nyirizina byegereye cyane igikorwa, bishobora gutangira isaha imwe, bishobora gutangira iminota 30 mbere yaho, bishobora gutangira mu minota 10 gusa. Mu minota 10 mukaba igikorwa mwakigezeho bitewe n'ubushake mufite naho muri n'uburyo mwiteguye nuko mushaka kubigenza uwo munsi. Ibyo rero ni ingero nakwerekaga. Icyo nashaka kukubwira muri izi ngero ni iki? Nuko nsubije cya kibazo cyo kuvuga ngo gutegura umugore bimara igihe kingana iki? Nta gihe bimara, nta gihe gihari bimara, biterwa n'uburyo washatse kumuteguramo, uburyo wakoresheje, kandi bigaterwa n'igikorwa mushaka gukora, uburemere gifite. Ibyo ngibyo nibyo biguha igihe noneho uza kumara utegura umugore wawe. Ikintu cy'ingenzi rero gikomeye cyane mu bintu byitwa gutegura umugore, kandi kugira ngo bihoreho bijye kuba bya bintu bya hafi y'igikorwa gusa, nuko ugomba gukora ku buryo umuha keya kugira ngo ajye ahora kwishimiye, kumwereka urukundo, agahora gushaka, agahora yumva ari wowe, cyangwa se agahora yumva koko anabyiyumvamo, agahora byiyumvamo ko umushaka. Icyo gihe ahora byiyumvamo ko umushaka cyangwa se kumwishimira, ni ibintu bimufasha cyane. Ibi bihise binjyana kuri bya bintu nakubwiraga bipfubya umugore, cyangwa se bipfubya bwa bushake bwe, bihita buhagarika bikabukupa. Nkuko ushobora kuba utangiye kurya ibiryo biryoshye ufite inzara wishimye, ariko umuntu akaba yakora ikintu runaka kikagukupa apeti, ugahita uvuga uti ibyo biryo ni mu bijyane ntabwo nkibishaka. Hari igihe rero ikintu kigukupa apeti, ariko kikagukupa apeti ku bwoko bw'ibiryo runaka, noneho byose ukavuga uti mbivuyeho burundu. Hari ibintu rero bishobora gupfubya umugore bigatuma ubwo bushake yaragufitiye wowe bushira, cyangwa se ubwo yarafitiye igikorwa muri aka kanya bushira, ukagira amahirwe ntihashire ubwo wagufitiye, mu bindi bihe bukazagaruka. Icyambere ni igihe abibona kutamwitaho. Igihe abibona kutamwitaho, kutajya umuha keya, buryo ubushake bwe buza bugoranye. Niyo mpamvu ugomba kubikora. Ntabwo gutanga keya ari ibigomba kubaho mu gihe cya mbere cyo kurambagizanya. Icya kabiri ni iyo abibona kutamukunda. Iyo abibona kutamukunda byo biba bibaye kure kubi. Burya abagore biborohera cyane kuba ari kumwe n'umuntu azi ko amukunda, kuko nawe iyo umuntu agukunda ukabibona bikorohera nawe kuba wamukunda, nubwo rwose bidasobanura buri gihe kumukunda. Iyo abibona kutakimushishikariye,
kubera wenda imiterere ye, tuvuge niba yarananutse cyane cyangwa se yarabyibushye cyane, ugahora ubyinubira bivugaho, cyangwa se nta nicyo yahindutseho ariko mumaze kubana nyuma y'igihe watangiye kumubwira ngo afite amabuna ateye nabi cyangwa ikirenge kibi cyangwa se uri mugufi bikabije, ariko ubwo bugufi bwawe ugasanga uhora umeze nk'umwinuba kubera ikintu kimuriho adashaka no guhindura. Iyo abona rero ko utakimushishikariye nk'uko yabitekerezaga mbere, ibyo nabyo ntibishobora gukupa apeti cyangwa se ubushake yashoboraga kugira igikorwa mugirana cyangwa se kugirira ubushake wowe muri rusange. Iyo abibona ko utamuha agaciro, ni ibintu bimukupa apeti, bituma arekera hakavuga ati uyu muntu utampa agaciro se. Iyo akeka ko cyangwa se abizi ko umuca inyuma, nacyo ni ikindi kintu cya gatanu mu bintu bishobora gutuma umugore atakigira ubushake. Ni ibyo ngibyo nashaka kugarukaho bitanu, ariko ntabwo ari ibi gusa. Ni ibintu byinshi bishobora kuba byakupa apeti y'umugore cyangwa se bishobora kuba byatuma atongera kubishaka. Ibi nibyo nashaka kuvuga bisa naho biguturutseho, ariko ubundi hari n'ibindi byinshi bitaguturutseho. Nyuma yo kubyara ashobora kugira iyo trauma, mu gihe runaka se haramutse hagize ikindi kintu kimubaho, intonganya zanyu, hari ibintu byinshi, ariko ibi ngibi nibyo by'ingenzi cyane nashaka kukubwira bishobora kuguturukaho kandi bijyanye na twa tuntu dutoya cyane wagombaga kuba wakora byoroshye, kumwitaho, kumuha keya iyo utakibukora, iyo utakimukunda ngo abyiyumvemo kumukunda, iyo utakimushishikariye, iyo utamuha agaciro, iyo azi kumuca inyuma. Ibyo ni ibintu bitanu mu bindi byinshi nk'uko nari ntangiye kubirondora bishobora kwerekana yuko cyangwa se bishobora gukupa apeti, kubuza umugore wawe kugira bwa bushake bw'igikorwa cyangwa se kugira n'ubushake bwawe wowe nyirizina. Ndagushimiye cyane rero, ni ibingibi nashaka kukugezaho uyu munsi muri video y'uyu munsi. Ibuka gukanda subscribe kuri Sek Channel kugira ngo video ntizijye zigucika, kuko maze iminsi ngushishikariza ngo nzakuzanira content cyashya. Ofete wamaze kubona Naomi Irakoze, nizere ko ukunda cyane video ze zitandukanye ku rukundo, ariko hari n'izindi zirimo kuza. Kandi mu zindi zirimo kuza harimo n'iz'agahebuzo. Ndabizi iyo y'agahebuzo nimara kuza uzambwira uti shangazi, ibyo wavugaga byari ukuri. Kanda subscribe rero niba utarabikora kugira ngo izo video zindi z'agahebuzo nizijya kuza zitazasanga utabizi cyangwa se ugacikwa, nyine utazacikwa. Urakoze cyane, ukomeze kugira umunsi mwiza. Imana iguhe umugisha.